yewe nari nakubwiye yuko ugomba gukora umuti uriya mukobwa ukamurangiza none ubu tuvugana yarangije kugera mu busa ushaka kumbwira si ubwo ko amafaranga yanjye naguhaye wayariye nta by'abasekirite umbwira ibyo ntabwo jye bindeba nangiza bakazima nishaka kuvugana na mama we nkamubaza koko niba umushiki we aza ahantu ari nicyo gishobora kunyemeza ko ari mushiki we naho ubundi mama DIANE ndabakeka ntabwo ari abantu nabizera nako ni hangana ariko gusa ukuntu kaya gakobwa kantu ngo karandambiwe ngo niyo mpamvu ngo iwabo ngo banyangaga ngo ndi umugome ngo ibiki DIANE nkamuvana mu nzira kankuye nkamuvana mu nzira kandi n'umwana narangije kumwiyandikishaho ubwo rero bitabaye ibyo ntazarata amahirwe byanze bikunze ngomba kugira vuba DIANE nkamukuraho kankuye ntitaye ko tuvukana ibintu byose nkabirangiza hakiri kare DIANE nkamuvana mu nzira kankuye nkamuvana mu nzira kandi n'umwana narangije kumwiyandikishaho ubwo rero bitabaye ibyo ntazarata amahirwe byanze bikunze ngomba kugira vuba DIANE nkamukuraho kankuye ntitaye ko tuvukana ibintu byose nkabirangiza hakiri kare umugambi n'ubu kuko nabikoze nanjye nazisanga mu mazi abira Nora muzute neza tishimye byagenze arishimye ahubwo nuko ari bwo abyutse nibwo byutse yarasinziriye numusumizo cyameze neza nushaka uzirambike kuri moto nari ngukumbuye Yesu wanjye harashize igihe kinini waratinze nawe shasa nubize nyine ko akazi ariko kamera so watinze ntabwo urabizi nyine kubera kubona akazi kandi ari gashyashya ntabwo wahita ugenda uva ku kazi k'abantu siko nakihamwe hari n'ibiki mbese ko numva kinaremye nari ibintu bisazanye so n'ubyumva hose nara yarakumbiye papa nera mbese uke yaragukumbuye numva yararwaye n'inkuru mbese ahantu nizere ko se mbese bimeze bite cyane bimeze neza uretse kugukumbura sigira ngo hari ikindi ariko ndabona waramenyereye nyine cyaro nakimenye nta kibazo ariko nisubire ko tubanye neza nta kibazo kirimo cyane ntacyo urebye nje nirukanka ntanguranwa n'imvura ngo itanyagerageza amahirwe mpagize itanyagira none yaragukumbuye ndabona nyitegereza gusa ntavuga yaramaze no kukwibagirwa hari nora wibagiwe papa aramwibagiwe none se ahubwo murira mwene se ndumva ari imbangamiye kurenza ibindi siko imana nawe waragiye waratinze umwana nari ngukumbuye datari ukwezi kumwe ko kubwo warundambiwe warugize nzi ntabwo ari kera nahise ino saha nkajya nyiyambarira gusa ndayikoresha mu kazi kubera ko nyine iyo ngiyo iramfasha mu gitondo mu kuzinduka si ubundi nayijyana guhinga ntiyahita igira yahita ipfa none se bimeze bitandukanye cyane cyane urebye maze kumenyera no gucana imaze kumenyera maze no kumenyera n'abantu binaha cyane urebye icyaro ntayo ahandi se bavomaho warahamenyereye umva kugira bamenyere byarangoye kuvana ibido ni kure neza sheri nyina w'umwana ntabwo yigeze ugaruka kugutesha umutwe reka ntabwo yigeze aza nuko
nanjye nahoraga n'inshinga kuvuga ashobora kuza ariko ntabwo yigeze aza naragize impungenge ngira ngo yaje kugutesha umutwe ariko atagarutse ntacyo sha rero nubwo nje hari ikibazo gikomeye cy'inzanyarwanda cyane hari ikibazo mama Diane yararwaye cyane ararwaye bikomeye ku buryo rwose Imana yanjye arembye rero yarambwiye ati nzaze hano mu cyaro mugurishize nibura agasambuke ndebe ko havamo udufaranga akivuza rero ndagira ngo ntaricara ntaza kugira naza kurambirana bikaza gutuma ntagiyeyo ndagira ngo sigarane nora nta nubwo uri bwinjira mu nzu se si ngombwa n'ubundi ninjira ngarutse ndagira ngo njye hari umugabo ujya ukunda kugura imirimo ndagira ngo njye kumureba muvugane nawe hanyuma nimara kuvugana bibaye nka byiza tukazana yenda akahareba yenda akazagaruka ejo ndagira ngo ngurishe vuba vande ko mu Diane yakuvuza kubera ko ararembye ahubwo mfasha nora sibyo ko mbona Mwana yana kwishimiye nashaka kukumva no ndagiye ntago ndi butinda ahubwo ariko umutipira reka mujyana reka njye ntutinde ntago ntinda nibura nk'isaha imwe cyangwa iminota 30 ndabanza reka njye muri kiragiro bintu ndebe ko nabona amafaranga urumva ameze nabi urihangana sinari bino ntuje ahubwo nyine uhaye karuteka amafaranga se mwafite amafaranga arahari yo guteka yarahari aho ngari harimo tunakuzaniye harimo n'imigati rero n'utuntu tw'imbuto tutaza kwangirika reka ngiye sibyo nari ndatebuka sibyo sange wateguye umuntu aryame kare sibyo yego Sheri wabonye papa ariko Dia nimugoroba wari wagiye he wagiye he nagiye muri salo wabimbwiye se ko nabibabwiye mbibwira nuriya mutati niwe ndari kubwo ntimwabyumvise niko ndakumva ikintu nagira ngo nkubwire ko ino karitsiye isigaye imeze nabi Sana hano mugufasha wamuretse sana mugufasha ariko ubundi ubunyima umwana wanjye ngo bigende bi akira wanciye ku mwana yendere mwana oya Diane ndabizi sibyo ariko ubundi reka kubaza ikibazo ndabizi ko uyu mwana ari uwawe uri kumva none se kubizi nuwawe ariko nige nawe tubiziranye sibyo tubiziranyeho rero uko tubiziranyeho ngenda shaka kugenda nkajyana n'umwana wanjye ibi bintu byawe nabihaze nanabirambiwe reka nkubwire umwana wanjye nta burenganzira impamvu utagomba kumujyana nuko numvise igitekerezo ufite ko ushaka kudutangira umwana ariko muhande umwana nabyo muntu ushaho uzana dikode sinazikumvishije ntabwo wazumvise sinazikumvishije ariko ubundi ibintu bizakugeza gutya cyangwa iyihe gahunda iri gupanga kumwana nta nama ntayo umwana wanjye yibesha akarwara igicurane wajyana nawe usi ngo umuntu ushaho uzana si mukuru ushaho uzana ariko reka gutese aho namukuye umwana urahazi uyu mwana amajoro twararanyura yazi wari uriho ibi ngo njya kumujyana wewe wari uhari niwe wamumpaye nanjye twaturukanye ntaguhazi ahubwo jya ushimira ngushimira ndagushimira waranakoze pe ariko ikibazo ni uko nyima umwana wanjye ntago mukwima warangiza mukanteza abantu ngo ndi umusazi kumukwima jewe kumukwima mfite impamvu nakumvanye ibintu bitari byiza muburana ko umwana ugomba kumutanga kandi natwe turamukeneye ntago ubizi se ko ari uwacu abantu bose bazi yuko uwo mwana ari uwanjye erega uyu mwana aho yajya hose niyo namutanga isa n'isaha muzamubona kandi nta n'umubone ndakumuha twabyizera gute se ahubwo nkubwire ushaka unyumve we Diane iyi karitsiye yajemo abantu batari beza niba uzi ubwenge ujya utaha kare ariko n'ubundi sinjya nkunda gutaha bwije urabizi usibye wenda nimugoroba natashye bwije kubera ko kuri salo hari abantu benshi ariko ubundi ntaha kare pe akazi kawe mbaye nk'uburiye Diane abantu bose bazi ko tubana ushobora kugira ikibazo ugasanga mama waje kunteza kuguteza se mama wanjye azi ko tubana mbamubwire Diane tubiziranyeho hagati yanjye nawe twese uwo mwana ari uwanjye nawe sibyo uri kubyumva ndabyumva ndanabyemera ariko ni ukuvuga ngo uyu mwana ndamutse mujyanye n'abo bagabo mbwira cyangwa abo bantu bose ushaka kumenya nawushyira njye ndashaka kuba ibyanjye nabo bakabijyana kuko ntacyo ntabona njyewe ahantu nakuye uno mwana ni mu mazi ikindi cyongeyeho Diane njye mfitiye umutima udatekanye njyewe numvise ari ubugabo bashobora kuba ari bo baba baraguhemukiye bakakwangiza bakakuroga ibyo bisazi byawe noneho ariko dureka uyu mwana namuguha
nawe bakaba bamwandika ariko rekera aho kunyita umusazi njye narakubwiye ngo nta kibazo mfite ubu uri kuvugana n'umusazi none ariko se Diane iyo mbwira ngo nta kibazo ufite ahantu wagarukiye Diane ikibazo nkubwira we nta nubwo ujya utekereza ngo wumve uyu mwana wigeze umuntu abona mukwiye kubaza ibibazo wahuye nabyo kubizi ntabwo bizi kugenda ukumva ibyo nkubwiye kandi ukamenya yuko uyu mwana ugomba kumundikira aha ntabwo bizaguhira nta kibazo reka ngende oya mugarure muzane mugufashe nta kibazo mumpe Diane mumpe nta kibazo ariko warese basizana njye kumukogereza mwihore nanjye umwana wanjye nta burenganzira nyimufite ariko nayubuze Diane genda nayubuze sha umva byo wigira byose sha ko narangije kumyandikishaho se urivugisha ibiki wongeye ngo nkubonye no munsi uyu munsi urawurenza sha keretse nimba ndagashwari umva nyine wa mukobwa dusigaye tubana nabonye yaraje afite n'umwana umugabo we nyine yaramutsize yagiye hanze ariko n'ubundi mbere twarabanaga uwo mwana mwiza nta kibazo ni umwana mwiza twarabanaga nabonye nta kibazo n'ubundi tuzakomeza tubana nyine ndagira ngo nsuhuze numva uko umeze nawe ntabwo twabanye nabi ndagira ngo nyine nibyo ndagira ngo nkubwire ndumva twavuganye byinshi nta kibazo nta kintu mfite ni ukuri ntacyo mfite ni telefone yonyine na telefone urayiha niwanga ndakuri ako se wambabariye kuko ubundi uranzi ni telefone kamanze mubike none se wambabariye kuko basireka mbanze mpamagara uhamagara ndi none se ubundi ninde wakumva nta kindi kintu ufite ni Yesu wabanje kubasaraba basireka mbanze ntabwo ubundi se uranzi kuko kumunu tafika kumunu wambabariye yawe urabyanga ni ndaho nzahire kuri cyo ndi araga nagatoziranye je ntabwo bikoze abandi basize inyuma ni bande abandi basize inyuma abana asize inyuma bafite amafaranga ntabwo je shaka abantu bafite amafaranga nawe kandi ni ngombwa ngo yange ntawe mfite no kuri kwa kwicara sasa bambabariye ko reka mubwire ukuntu byagenze abantu n'abasize ruguririye mu muhanda bagendaga bajya he simpazi Yesu we agiye wavuye he urajya he nari bari bantumye bagutumye hehe bari bantumye hari amafaranga ari hehe amafaranga nta mfite abo basize inyuma bafite amafaranga ni bande ntabwo tuziranye nabo ndashaka mumbwira abantu basize inyuma wamwereka reka kunyereka ituma koko ntunye umva ibyo nkubwira